Ibihe byiza bakurikirana ubukungu talks ide mbaraka nanone ku bayisilamu n'abandi bayemera kandi bakanayiziza. Ari umwe mu badukurikira twigeze kuganira kuko ari ikintu kimwe abantu bagomba kwitondera muri ekonomi. Ibintu byose ntago biba bimeze nk'uko abantu babyumva juste gutyo gusa. Hari ijambo abantu bose bavuga ngo ibihugu ngo nta misoro bigira. Actually ibyo jambo gutyo ngo nta musoro uhari biragoye kubivuga. Bari n'abababwira ati yewe n'abaturage ngo b'icyo gihugu nta misoro ngo babaca. Ariko nagira mbabwire nta ikintu kiri cyo pure tax haven, no kuvanga ahantu hataboneka umusoro maginga ya ku isi ntago habaho. Ahubwo hari ibihugu bifite imisoro mikeya hafi ya ntabyo. Impamvu tuvuga gutyo ni iki? Nk'ubwo hari ibihugu bigira ubwoko bw'imisoro myinshi, nibishoboka tuzababwira ku gihugu gifite ubwoko bw'imisoro myinshi. Ubwo mukurikire muzajye mureba ibiganiro ko biragoye yuko abantu twazajya dukora ibiganiro umeze nkaho hari igitekerezo bakubwiye gishyira mu mutwe, hanyuma ukajya ubona ibintu byose abandi bakubwira atari byo. Akenshi iyo ubonye inkuru ya titre ntago biba bihagije ngo usoje igitabo cyabyo. Hari ibihugu byinshi bifite imisoro ya hafi ya ntayo, ku buryo nyine n'abantu kuko icyo gihe bimeze gutyo nk'ibyo bihugu ntago byaba bikeneye abantu bize ibi bintu by'aba tax accountant, bari abashinzwe imisoro, abacungamari bareba ku misoro gusa. Bityo hari ibihugu ku isi bifite ubukungu bumeze nkaho bumeze neza. Ibihugu byabo ntago bikunda gufata cyane imisoro myinshi bivanye mu baturage byabo, ku buryo ibyo bihugu ni ibihugu buri muntu wese yashaka kujya ahantu atazagorwa n'imisoro yishimira kuba yagiyemo. Ariko ibyo hari ubwoko bumwe bw'imisoro baba bari kurebaho cyane, amafaranga baguca bitewe kuyo winjije. N'urugero bita income, amafaranga winjije bakayafataho umusoro. Akenshi nicyo kintu baba bashatse kuvuga. Ubwo icyo ngicyo nicyo nshaka kukubwira, kuko ibihugu byinshi nk'umusoro wa TVA hari igihe ibihugu byinshi ni byinshi biwufite, ariko ntabwo ari ibintu kwako ni ibintu wishyura kubera ko wakonsomye ikintu. N'urugero sibyo no kuba wakoresheje icyo kintu. Rero akenshi iyo bavuga ngo nta misoro iriyo baba barimo baravuga ari amafaranga bagucamo imisoro bitewe n'iki, bitewe n'ayo winjije. Bisobanuye yuko iyo gukora business hari ibyo baba bagabanyijemo, cyangwa baba bagabanyije ibintu byinshi ugomba gutekereza. Yewe ibyo biba ari na byiza kubera iki kuhaba, ubwo urumva ubumeze nkaho wagiye ahantu heza. Ariko ni ukuvuga ngo ni ibihugu iyo bavuze ngo ni tax haven, ni ukuvuga ngo ni igihugu giha abantu amahirwe yo kuba bakora business zabo imisoro bishyuye ari mikeya. Ntago ari uko ngo ntayari, ku buryo igihugu kimwe hari ibyo bita a pure tax haven, ni cya gihugu kidashyiraho n'umusoro habe n'umwe. So rero nibyo tugiye kureba noneho, twumve turagenda tugerageza gusobanura. Wenda aho ntari busobanure neza nazakora ikindi kiganiro, kuko iyi topic ni isomo uko harya umuntu ashobora kwigira igihe kirekire. Ni ukuvuga nk'urugero, hari igihugu bazakubwira cyitwa Bahamas. Ni igihugu kimwe mu bihugu bikunzwe cyane kubera yuko kugira ngo ube udafite imisoro myinshi wishyura bigusaba kuba ufite, bitanagusaba no kuba uri umwenegihugu wawe. Wowe ushobora kujyaho kamara iminsi 90 bikaba bihagije yuko wanabona n'ubyangombwa byo gutura aho hantu. Aho hantu rero n'urugero, ushobora umuntu w'umunyamahanga ushobora no gutunga inzu mu gihe cy'imyaka 10. Icyo ni ikintu kimwe ugomba kumenya. Rero kugira ngo babyiteho cyangwa ugira aya mahirwe yo gutunga iyo nzu, bigusaba yuko uba ufite amadolari y'amanyabahamas, sibyo, 750. Icyo gihe bahita babyitaho cyane. So icyo rero nibyo nandi kukubwira. Hari imisoro myinshi abaturage bo muri Bahamas itabareba, harimo uwo twita income. Ahangaha wa income ni bya bindi twabigereranya nk'amafaranga ukorera winjije ukahita uyabariraho, wenda bakaba bayagucaho imisoro.
hakaza n'ayandi bita ngo capital gains. Hari nk'abantu bagura amasitoke n'ibindi bintu n'amashare, iyo bagiye mu makampani n'imigabane niko tubyita kenshi, ariko ni ibintu binini birenze iryo jambo. Amafaranga mwinjize mucuruza hariya mugakorera, wawuguza ari 500, uwugurishije ari 700, ayo 200 wabonye hari igihe akenshi bagira iki, hari umusoro ukunda kuvaho. Hari n'umusoro wishyuraho kugira ngo habeho izungura, yewe hari n'imisoro wishyura iyo utanze impano. Iki gihugu rero cyo aho kugira ngo kirebe ibyo ngibyo, kigomba kubaho nacyo gikeneye imisoro, gikenera imisoro 2 yonyine. Ni urugero, ni ukuvuga ngo harimo TVA yandi nababwiye, ndetse n'uwo bita stamp tax bita kuri kashe. Amakashi ugiye gukoresha bitewe n'ibintu ugiye gukora, amapepa wakuri gukora yose, hari umusoro bigendaho. Ni ukugero nabo nibwo babona amafaranga akenerwa nk'igihugu kugira ngo kibeho. So hari ibindi bintu byinshi, nk'ibindi bintu bazakubwira ngo kunyereza amafaranga ntabyo byemeye, ariko abantu bahariya nyine urebye ubuzima babayeho nyine bavuga yuko budahenze, iki ni ibintu byimye. Ariko mwibuke yuko ushobora kugura imodoka iyo ihenze cyane, iyo uyizanyeyo baguca amafaranga menshi atoroshye cyane. So iki rero nicyo kintu mugomba kumenya, ntabwo bisobanuye ko iki gihugu nta misoro kigira. Ibyo byinshi ntibabigira, ariko TVA irahaguma, banashyizeho n'ubundi musoro bita stamp tax. Hari n'indi misoro iyo ntabwo tugiye kujya mu buzima bw'abanyabahamas, turi kubinyuramo vuba kugira ngo musobanukirwe. Hanyuma hakaza Panama. Panama ni igihugu kimwe mu bihugu kabisa gifite amakasino menshi, gifite amazu meza, ewana beaches nziza kabisa. Abenshi banakunda n'uburyo amategeko y'imisoro yaho ameze, n'uburyo bafite bagira ibanga iyo ugiye kubitsayo amafaranga yawe. Ibi bituma abakire cyangwa se bashaka kugabanya ibibazo by'imisoro no guhisha ukuri k'umuyobozi, bya bindi abenshi twabyita nkaho ni abantu bakuragirira umutungo wawe neza, kuko nta muntu baha amakuru abyerekeyeho. Ibyo bituma abantu benshi bahakoresha nk'icyo twita offshore financial services, niho bajya kubitsa mu byo twita shell companies cyangwa trust. Amafaranga mubona aza ariko mutazi uwashyize amafaranga muri iyo company kugera aho ngaho, bisaba ubucukumbuzi bumwe bukomeye cyane kugira ngo mubimenye. Aha rero ni igihugu nacyo cyakoze iyo systeme gutya kugira ngo abantu benshi bazi bashyiremo, ku buryo izi offshore companies zigira amahirwe yuko nazo hari icyo bita income tax. Ibi nabyo kuyo winjije, hari ibyo kuba ifite company nayo corporate nayo nabyo ugashiduka ntago wishyura imisoro. Yewe wajya no kureba ukabona iyo ugiye kubaka umuturirwa ukaze, ntago wishyura amafaranga yo kuba uwufite mu byo bita mu misoro ireba iyo nyubako. So ibyo bintu rero nabyo bikagira iki, ni naho bo batereye ubwoba iyo waguze amashare mu bintu byabo muri icyo gihugu, ukabasha guspekira bikabona amafaranga, cyangwa se kugura ya migabane nk'uko nagiye kuri make kwayigurisha, cyangwa waguze n'iya leta, iyo ugiye kuyibikuza nta capital, nta yandi misoro bakunda kwaka. Rero ibi nabyo bibaho igihe cyose bari gukora bari gukora ama business mu buryo bw'imbere. Nuko rero iyo batangiye gukoresha igihugu cyabo kugira ngo babone amafaranga, bahita batangira kwishyura imisoro. Ibyo murabyumva. Rero ni ibintu byinshi, ariko ibingibi niyo mpamvu nawe nakubwiye Panama impamvu ibi bikunda nuko nta exchange, nta mategeko bafite atuma amakuru yawe ushaka muri icyo gihugu ku muntu bayaguha, yewe n'imisoro ushaka kumusoresha ngo ko ari uw'iwanyu ngo bigiyeho, biragoye cyane. Hahitaza n'ibindi bihugu nka Cayman Islands. Ibingibi rero iyi Cayman Islands nabyo ibi birwa nabyo niko babyita, ariko ntibisobanuye ko nabo nta musoro bagira, kubera ko nabo ubuzima bwaho buranahenze cyane, kuko ukenera amafaranga menshi kugira ngo ubone uko utura muri icyo gihugu. Rero iyo ugiyeyo ushaka gushora muri business zo muri icyo gihugu, uhabwa ikaze, kubera iki nabo ikintu bo bazwiho bateyeho ubwoba akantu gato, ni ukuvuga ngo batumye ibintu kugira ngo ujyeyo bihenda kugira ngo abantu ntibabe benshi, ariko abenshi bakunda kuba amakampani menshi adashaka kwishyura wa musoro
ureba twita corporate tax, uyu nguyu amakampani international arawukunda, bisanga bashaka gushyira ibyicaro byabo hariya kugira ngo ibyo birinde kuba byaba tax cyangwa se byahabwa imisoro. Ubutaha tuzanabemereka izi za Apple, izi za buryo bakoresha izi game kugira ngo bubake business zabo. Iki ni ikindi kintu, ni ukuvuga ngo hari n'ibindi bihugu biba bimeze ngo ni Dominica, ariko mwibuke nabyo biba bikeneye kuba none se mwumva yuko amafaranga bishyura iyo misoro yabo yabava he? Mujye mubitekerezaho, sibyo? Hanyuma hakaza n'ibi bya Bermuda, nabyo ni gutyo biba bimeze. So hari ikintu kimwe rero, nabo bafite uburyo nabo bafitiye ubundi bwoko bw'imisoro bakwishyuza, kuko hari nk'ibihugu nka za Bermuda nazo ni gutyo zimeze, ariko zifite custom duties. Iyo winjije ibintu urishyura imisoro, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero iyo umuntu arimo aravuga ngo ikintu ni tax free biba bigoye. Hanyuma twahita tujya mu bihugu bibiri ari na bitatu cyangwa bine, ndagerageza kubivugaho ari naho debate zitangirira. Dubai, abagiyeyo murahakunda, muzuri umuryi mwiza kabisa, nawe ufite tax regime cyangwa se tax regime yaho iri muri, cyangwa se ubwoko bwo gusoresha bwabo buri mu bintu abantu benshi bishimira, sibyo? Ariko ubu nabo bongereye iki? Bongereye ibintu byinshi cyane by'ubundi bwoko bw'imisoro. Hariyo bakuyeho, ariko iyo ugiye kujya mu business ya peteroli, ni imisoro itiza ya 55%. Kandi hari n'ibindi nanone hari n'utundi twiyongeraho. Kubera iki? VAT turayishyura, kuko yagiyeho muri 2018. Hazaho n'izindi tax cyangwa ubundi bwoko bw'imisoro bwajeho nabwo, yewe ndetse n'iyo uri kwinjiza ibintu Dubai bivana hanze wishyura imisoro, ku buryo banageze n'aho bakora free zone kugira ngo bajye babikontorora, ibintu bya paperwork n'iki byose babikontorora. Ahangaha tugiye muri Qatar, abenshi ni naho bari kumbwira ngo nta misoro ibayo. Yes, nayo ni kimwe na ntuza na Dubai, ntago bishyuza imisoro ku mafaranga winjije na company zawe, aba ari imisoro mikeya cyane, ariko nabo nk'uko muri ntuza muri Dubai bimeze, nabo bishyura TV guhera 2019. Ni ukuvuga ngo nabo rate yabo ni 5%. Ariko ikintu cyiza cyane uko amafaranga winjije bitewe na business zarizo, hari igihe nta misoro wishyura. Ni ukuvuga ngo nabo icyo bari gushaka nabo ni ukukora environment itishyura imisoro myinshi, ngo barebe ko abantu baza nabo gukorera mu gihugu cyabo. Ariko ntago bikuraho yuko umuturage wa Qatar najya kugura ikintu mu iduka atari bwishyure TV, ntago bishoboka. Hari n'utundi tuntu tw'udusoro natwo aba afite agomba kwishyura, ariko nta muntu uhari ku isi uri levered ku buryo nta musoro n'umwe yishyura. Kuko ni nk'uko nabibabwiye, hari akazi k'abantu benshi kahita gataka. Na UAE cyangwa se nka hariya nk'uko twari twabivuze, aha nabo nkanuza nka Dubai, nabo hari ubwoko bw'imisoro myinshi badafite, ariko hari iyo bishyura. Kuko ntabwo waba ukonsoma ibintu urya gusuhaha gutyo nta musoro uriho, ntabwo byakunda. Nanuza na Singapore nayo ntabwo ari igihugu kidafite imisoro, kuko ho abantu binjiza amafaranga ari hejuru y'320 bishyura umusoro uri hagati ya 22%. Yewe naho ikintu cyonyine batagira ni uko batajya bishyuza kuri ku mafaranga wabikiye abana bawe ko bazakuzungura cyangwa umuryango, cyangwa mu gihe wagiye kwiparticipa muri financial market bakaba batakwishyuza amafaranga mu nyungu wakoze. Nk'uko byandi nari ndi kubibabwira, waguze umugabane ugura ya none ugurishije kuri aka ngaka, ari amafaranga wakoreye y'inyungu, nta kintu cyo bajya bafataho. Hanyuma na Kuwait nayo ntabwo igira nta personal tax bishyura, ariko hari izindi indirect bishyura, sibyo? Hari izindi indirect bishyura. Nk'uko nabibabwiye, ntabwo ari igihugu kihagije gifite production ibera mu gihugu. Ibintu baguze byose bivuye hanze, zo byose abaturage iyo bashaka kubikonsoma nk'igihugu cy'abakire baba bakunda ibintu byo hanze, byo mu Faransa, byo mu Bushinwa, byahe bishyura iyo misoro. Na za Oman nazo ni gutyo, nacyo nanuza Oman nicyo gihugu abenshi bakunda kuvuga yuko
ari cyo gihugu wenda cyaba tax free nation. Impamvu nuko ntabwo bajya bishyuza umusoro ku yo winjize, nta musoro kunuza ku nzu yawe ahantu iteretse, ubutunzi bwawe n'amafaranga wabonye yewe niyo wapfuye. Gusa bashobora kuba bazazana bari bafite gahunda yo kuzana umusoro ku byo umuntu yinjije. Ni ukuvuga ngo iyo winjije hari urugero rwawe uzajya winjiza wishyure umusoro. Ubundi Oman niyo yari iki? Oman nicyo cyari igihugu mbonera gifite iki kintu cyo kuba ari tax free nation ku isi, ariko nacyo murabona yuko batangiye gahunda yo kujya bareba bishyuza imisoro ku mafaranga umuntu yinjije ku giti cye nyine yashakishije tu. So hari impamvu nyero aya mazina ibihugu bikunda gufata tax haven cyangwa se ahantu hatari tax, ni uburyo bwa marketing no mu buryo bwa message kugira ngo umuntu amakampani amenye workload cyangwa se akazi umuntu ugiye kuzajya bafasha muri ibi bintu by'imisoro azajya akora uko kangana. Bityo nagira ngo nkure ikintu igihugu cyari gisigaye cya mbere cyari nuza igihugu cyari gikwiye kuba ari tax free country, cyari igihugu kimwe cya mbere cyonyine, cyari kimwe nicyo ngicyo cya Oman. Ariko maginga yabitewe n'amavugurura yabayeho nabo bari gutangira kugira amafaranga bishyura. Ibyo bintu nagira mvugeho. Ciao shalom, nawe utaha. Ubwo ndizera ko muri bike musobanukiwe, nagerageje guca mu bintu byinshi.